Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 10 Mata umwaka wa 2025 ku wa 4 iragira iti ntukiture umuntu inabi yakugiriye. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 84 indirimbo z'agakiza igira iti mbese aho wamenye rya zina ryiza. Aho wamenye rya zina ryiza,
ye baba we, mbega izina riruta ayandi mazina yose. Uyu muririmbyi ararimba neza cyane, aravuga ngo amazina yose aribagirana, keretse izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru. Yesu niwe zina ryiza. Urabona, izina uvuga abadayimoni bagahunga, izina uvuga abarwayi bagakira, izina uvuga imyuka mibi igahunga, izina uvuga rigakora ibitangaza. Iryo zina icyampa nawe ukaryizera, ukaritunga, ukajya uryiyambarisha mu gihe utewe, gihuye n'ibibazo. Mwene data, iri zina ni ryiza, ndarigukundishije. Reka dusome ijambo ry'Imana. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice ni 12 umurongo wa 17 tugeze kuri 18. Abaroma ibice ni 12 duhere ku murongo wa 17 tugeze kuri 18. Haravuga ngo nimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Amena. Kuri 19 haravuga ngo bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, nijye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Umuntu wamenye izina, umuntu wamaze kumenya ririya zina ryiza rya Yesu Kristo, iyo ahuye no guhemukirwa, ntabwo igisubizo kiba kwihimura wamuhemukiye ngo abe nawe yamwitura inabi, cyangwa se ngo ahore, cyangwa se ngo mbese amusubize inabi yamugiriye. Ni kenshi twagiye duhemukirwa n'abantu, rimwe na rimwe ugasanga bamwe muri abo harimo n'abo twafashije mu guhindurira cyangwa se mu guhindurira imibereho myiza mu buzima bwabo, baremeye aho kutwitura ineza bakatwitura inabi, ndetse ntibatinye no kuba bavuga ngo ntuzongere kumfasha, kuko abo aba yumva yaramaze kurenga uruhombero, ntacyo aba akigukeneyeho, maze ibyari ubucuti bwawe nawe bikarangira bivuyemo ubwanzi. Ntukwiye kumwitura inabi yakugiriye, cyangwa se ngo uhore ubugome yagukoreye. Ntukwiriye kwicuza ku bw'ineza wamugiriye. Yewe ibuka ko no guhora ntabwo ubyemererwa, Imana niyo izaguhorera. Ndetse niyongera kugaruka imbere yawe agusaba ubufasha, ntuzarorere kumugira neza. Ikibi cye kukunesha, ikibi cye kukuganza, wowe icyo usabwa ni ukugira neza ukigendera, kuko ijambo ry'Imana rimaze kutubwira. Ijambo ry'Imana rero dufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Data, turagushimiye, turaguhimbaje, duha imbaraga zo kwihanganira ibyo twahemukiweho, abo twagira neza bakatwitura inabi, abakoreye ibitagomba gukorwa. Uduha imbaraga zo kudahora, uduha imbaraga mwami zo kurenga ibyo byose, ahubwo tukarushaho kubabarira, tukarushaho kunesha. Turasabye kugira ngo utugire neza kandi ukomeze kudukomeza. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo bisenze, amen. Mwari kumwe na none na mwene so nk'uko bisanzwe, na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, CCR,
Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.